Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe, nkibisanzwe nge nitwa Eric Wacu. Mu minsi ishize ushobora kuba utarumvishe cyangwa se warumvishe inkuru y'umukobwa cyangwa se umukobwa w'umunyarwandakazi wavuye mu karere ka Nyaruguru aza gusura umwarimu wigisha mu mashuri abanza muri primaire mu karere ka Nyanza. Bityo rero uwo mukobwa akaza kuguma cyangwa se akaza kwanga kuva muri urwo rugo cyangwa se muri ako kageto k'uwo mwarimu uwo musore yari yaje gusura kugira ngo binezeze. Uko iyo nkuru yagenze cyangwa se ukuntu yagenze muri icyo cyumweru, umukobwa yavuye mu karere ka Nyaruguru iwabo aza gusura umwarimu wigisha muri primaire. Ahageze igihe cyo kwishimisha kirangiye, umusore amubwira ko yasubira iwabo cyangwa se agasubira iwe. Umukobwa yanga kuva mu rugo rwa mwarimu, ahubwo aratabaza avuga ko adakwiye kuhava kuko uwo mugabo cyangwa se uwo mwarimu yamwishimishirijeho, ariko akaba ari kumubwira ngo atahe kandi yifuza ko babana. Birakomeza rero, inkuru yaje irashyuhirana. Umukobwa aza kugeraho asaba umusore ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo abashe kuba yava muri urwo rugo rwe. Uko inkuru imeze rero, umusore yaje kugenza gute? Ese yakoze iki? Nizere ko mwese mwarangije gukora subscribe hano kuri Real Vibe kugira ngo inkuru zacu nziza cyane zigezweho zijye zibagereraho ku gihe. Situation y'uyu mukobwa rero uko imeze cyangwa se uko ikibazo cyifashe cyangwa se aho bigeze ubu ngubu hano kuri Real Vibe, inkuru dukesha umuseke.com, bivugwa ko umusore yaje gusaba cyangwa se yaje kwemerera umukobwa ko yahava, ariko aho kugira ngo amuhereze miliyoni 2 ko yemeye ibihumbi 80 kugira ngo abashe kuba yahava. Ikihishe inyuma cyangwa se ikihishe inyuma y'ibi byose nuko uwo musore asanzwe afite umwarimukazi bakorana cyangwa se basanzwe bakundana, akaba yaranamuteye inda. Bityo rero uwo mukobwa akaba adakunzwe cyangwa se uwo mukobwa waje agakwamira muri urwo rugo rw'uwo musore akaba adakunzwe n'uwo musore cyangwa se n'uwo mwarimu. Akaba yarabikoraga kugira ngo amwinginge abashe kuba yahava kugira ngo atica gahunda zindi afitanye n'uwo mwarimu basanzwe bakorana aho ngaho ku kigo cy'amashuri muri Nyanza. Umukobwa rero ntabikozwa, yakomeje kuhaguma kugira ngo ahabwe izo miliyoni 2 cyangwa se babane kimwe muri ibyo, nubwo n'ibyo bihumbi 80 yabyanze ashaka ko babana cyangwa akamuha miliyoni 2 zose zuzuye z'amanyarwanda. Situation ubu ngubu imeze ite cyangwa se iki kibazo cyabo cyaje kugenda gute? Ibyo byose byabaye ari muri weekend cyangwa se kuwa gatanu. Bukeye bwaho kuwa mbere harageze, umusore ajya mu kazi ke nk'ibisanzwe. Avuyeyo avanayo abamotari, binjira mu nzu bakuramo ibikoresho byose barapakira ku mamoto berekeza ahantu uwo mukobwa adasobanukiwe cyangwa se atanazi. Umusore rero arangije arigendera. Mu kugenda rero, nyirinzu nawe yafashe inzu ye arayikinga avuga ko uwo mukobwa atamuzi kandi ko atigeze amukodesha kandi ko atamwifuza mu gipangu cye kubera ko nta masezerano yo kuba muri iyo nzu cyangwa se ngo babe bafitanye amasezerano yo kuba muri icyo gipangu. Umukobwa yasigaye ameze nkaho asigaye ku gati cyangwa se ahagaze ku cyapa nk'uko benshi babivuga. Ese situation cyangwa se ibijyanye n'uburwayi bwe byo byifashe bite cyangwa se bimeze bite? Nibyo ugiye kumva hano kuri Real Vibe. Nizere neza ko mwese mwamaze gukora subscribe. Nshimira abanyamuryango bacu ba Real Vibe, yakoze subscribe babaye
umunyamuryango wacu kandi ubu dushyigikiye. Shimira abanyamuryango bacu bose dore ko twujuje abasubscriber 600. Mukomeze mubikore kugira ngo iyi channel yacu ikomeze itere imbere, mujye mubasha kuhabonera amakuru ku gihe. Uko uburwayi bw'uyu mukobwa rero bumeze ubu ngubu, uko ikibazo cyangwa se uko situation imeze ni gutya. Nyuma yuko uwo musore amaze kwigendera cyangwa se batandukanye muri ubwo buryo batumvikanye, umukobwa yaje kurwara. Ese arwaye iyihe ndwara cyangwa se ni iyihe ndwara atabariza cyangwa se afite ikihe ikibazo? Ariko mbere yuko tugera ku burwayi uyu mukobwa arwaye, nuko inzego z'ibanze kimara gusohorwa muri iyo nzu, inzego z'ibanze zaramwegereye zimubwira ko yakiyambaza abayobozi bakuru bakamufasha muri icyo kibazo. Nuko rero Meya Ernest w'akarere ka Nyanza yaje guhamagaza cyangwa se yaje guhamagara uwo mukobwa ndetse na mwarimu kugira ngo abashe kuba yabagira inama, abagira inama ko bakwiye. Umukobwa yitabaje inzego z'ibanze, nuko asanga meya mubwira ko yatanga ikibazo cyangwa se yatanga ikirego cye muri RIB, bityo RIB ikabafasha kuba yabagira gute, yabahuza, ikabagira inama cyangwa se ikabaha umurongo ngenderwaho bijyananye n'icyo amategeko avuga kuri icyo kibazo bagiranye. Situation rero umusore n'umukobwa baje kugira gute, baje guhurira kuri RIB, ariko RIB isaba umusore ko byibuze, kubera ko umukobwa yari amaze kurwara indwara, ko umusore yamufasha kwivuza, ibindi bikazakemurwa inyuma, kubera ko uyu mukobwa arwaye uburwayi cyangwa se arwaye indwara yo kuva. Nyuma yo gutandukana n'uwo musore cyangwa se nyuma yuko uwo musore yigendeye akajya mu zindi gahunda ze, akajya no gutura ahandi hantu, RIB yarabahamagaje ibabwira ko isaba umusore ko yakihangana byibuze akavuza uwo mukobwa wari waje kumusura, bityo ibindi bikazasubirwamo cyangwa se ibindi bigakorwa nyuma, cyangwa se ibindi bikazajya mu mategeko nyuma byo kubunga ndetse no gukemura amakimbirane bari bagiranye. Uko niko situation imeze ubu ngubu. Umukobwa we ararwaye, aracyari gukurikiranwa kwa muganga, n'uwo musore nawe ari mu kazi ke nk'ibisanzwe, ariko aho bigeze nuko RIB yasabye uwo mukobwa cyangwa se uwo musore ko yakihangana akirengagiza ibyabaye byose, bityo agafasha uyu mukobwa kugira ngo yitabweho kandi abone ibikwiye nk'umuntu urwaye. Nuko inkuru yacu imeze, ariko tukibaza duti se uyu waba ari uwundi muco waba wadutse mu bari bacu wo kuba bajye cyangwa se bajya ku basore bagakwamirayo? Ese uyu mukobwa ko wumva ko atagenzwaga na kamwe, yagenzwaga no kubana n'umusore cyangwa se yagenzwaga no kubana n'uwo musore, icya kabiri byakanga akamuha miliyoni 2. Ese uyu musore we afite makosa ki? Urashyiraho muri comment. Ese uyu mukobwa we yifuzaga amafaranga cyangwa se yari yazanywe no gushinga urugo cyangwa se no gushimisha uwo musore bakundanaga? Aha ni kuri Real Vibe, ahangaho hakura cyangwa se uhamenyera inkuru ku gihe kandi bitakugoye iyo wakoze subscribe ugakora no kukazogera, inkuru zacu zose zikugereraho ku gihe bitabaye ngombwa neza ko ujya muri search cyangwa se ujya gushakisha inkuru zaba zigezweho ako kanya. Nge nitwa Eric wacu, nkomeza no kubashimira cyane kuba mwaremeye kuba mwakiyunga ku muryango wacu mugari wa Real Vibe. Ibihe byiza cyane, Imana ikomeze ibatize umubiri uzira indwara ikomeye cyane ya Marburg
kandi ikomeze ibahe amafaranga ituze mu miryango yanyu. Ibihe byiza, ciao ciao, turabakunda cyane.